ati papi yigeze kumbwira ngo nzubaka urugo kandi rukomeye ngo nihabaho ingwe 5 zikomeye mu gihugu ngo n'urwange ruzabe rurimo. Ati rero Imana irabishoje. Ati nzirikanye byinshi kuri yambwiye ibintu nka 6 ariko ndavuga mu bikeya. Icyambere yambwiye ko ari wa mbere wamujyanye mu ndege kandi ngo yicara muri business class. Ati rero papi Clever ndetse na Dorcas mwarakoze. Merci nubwo atabimbwiye ariko kuba ko yambwiye urugendo mwagendanye, yambwiye ibintu byinshi mwakoranye. Papi Clever ngo niwe wambwiye merci, ngo aramubwira ngo ukwiye gutunga imodoka kuko mu cyiciro cy'abakiri urimo, kandi icyo gihe merci yari afite 200,000 kuri konti. Ya makuru yambwiye tuvuye muri niba turamubwira ngo ufite angahe, ngo mufite 200, aramubwira ngo ayo ngayo uzayaguremo imodoka. Merci ahita bifata nk'ihame. Ati none imbere y'imbaga ati nkwambitse uyu mudari kugira ngo bibe ikimenyetso cy'uko uri wo gushimirwa, uri wo kubahwa, warakoze. Ati Imana y'amahoro iguha umugisha. Ati hari igihe nakoranaga na papi Clever nta mpembe, akambwira ngo singuhembye kugira ngo wige gushaka amafaranga. Ati ibyo urimo ukora ni ibyanjye, tukiye gushinga ibyawe. Ati niba washingiye YouTube channel bwa mbere, ati ntaramenya ikizavamo. Ati yarambwiye ngo nkwiye kuba umugabo kandi nkwiye gutunga amafaranga, ngo ya mafaranga ambwiye gutunga yarayatunze. Urabona hano ubukwe bwabereye birigaragaza imbere y'imbaga. Ati ngutamirije ikimenyetso. Ati nzirikanye imyaka 10 tumaze muri uru rugendo. Ati kuva ku munsi nakubwiraga iri jambo. Ati twari batoya ariko dufite mu mutima amakuru menshi. Ati none Imana yarayashyigikiye asohoye tukiguwe neza. Ati nzirikanye urugendo tugendanye. Ati ngukundira yuko mu myaka 10 tumaze, ati twafatanyije kurwanira Imana ishyaka duharanira kuzayubahisha, none ishoje uyu munsi. Ati niyo mpamvu nge nawe tuguwe neza. Ati twasabye Imana tuyigira umuhigo ngo tuzayubaha, nayo irabyemera. Turayisaba ngo nayo izatwubahisha, none irabishoje. Ati rero uze kunyemerera mukunzi wanjye, iki gitaramo turushaho kuzirikana imirimo y'Imana yakoze hagati muri twebwe, nta nubwo twigeze dutekereza kubivamo. Ati ko nasanze ari wowe umbereye. Ati kandi kuva uwo munsi ntawe uricuza yuko yabanye n'undi. Ati uko niko tuzakomeza kumera. Ati iki kikubera ikimenyetso cy'uko nzakomeza kubungabunga uru rukundo kugira ngo ruzarambe ingoma ijana. Reka nsamo umuhereza wa merci n'ubundi. Ati ibihamenya biracyari byinshi. Ati ndacyafite ibihamya byo gushyikiriza. Atunyemerere iyi mpano ikubera ikimenyetso cy'uko, ati iyi mpano ikubera ikimenyetso cy'uko uko ibihe bisimburanye n'ibindi nzajya nkugenera impano. Ati igitondo n'umugoroba nzajya mparanira ko impano yawe itabura. Ati nzajya mparanira ko mu mvura no mu zuba uhorana impano ziturutse ku ndiba y'umutima wanjye. Yakurwayo ni Imana idahinduka, yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo. Nawe imisozi yakurwayo
uzuteteshwa n'abakubya ukundwa n'indahemuka basaza ba burabe hose nyamibwa tuzahora tugusura yehe ngurabe nyamibwa ikerewe nguwo mwiza uduteye irungu nyirabayazana ninde nugukuye mu rungano iho nyirabayazana ninde numukuye mu rungano nimurangamira umukundwa mumusanganiza amashyi menshi mumurangamire ngwahavuka nimumuhe impundu zanyu n'ay'amashyi ndetse y'urwunge mumurangamire izo mpundu ngwahakunzwe nimumuhe impundu nuko n'ay'amashyi ndetse y'urwunge mumurangamire ngw'impundu z'urwunge impundu z'urwunge impundu z'urwunge impundu z'urwunge iki gitaramo cyacu kizageze n'ejo impundu mufashe gutya impundu z'urwunge tumwakira z'urwunge impundu z'urwunge iki gitaramo cyacu kizageze n'ejo amashyi menshi kuri Emerance agize neza guherekeza umwari ati impundu z'urwunge data umwari ati nari ndi mu mirimo yo ku ruhimbi ati numva ijwi ryanyu ryiza rimpamagara ati numva yananga numva yakondera ati menya yuko igitaramo muremye gitumuyemo ariko yaje agaragiwe n'abakuru be ndetse n'abarumuna be muze kunyemerera babanze bakira ibyimbo bakuragara muri iki cyerekezo none data mutwemerere mutwakira inyamibwa gisa muri igitaramo dore ko ahindutse izingiro ry'umwihariko murakabwira nakabaye numva amashyi menshi impundu ikobe ndetse n'ibimenyetso by'umunezero twakira Fabiola ndetse na data mutumurikira ndagira ngo Nyirasenge watoje Fabiola aze tube duhagararanye hano Nyirasenge atambuka tumushimire kuko ayo mashyi nubwo yaba ari ayanjye ntiyankwira ariko yageze neza kandi koze mu mugari tumerekeza byawe
aho byatangiye ni wowe ukuzi, natwe twafatiye aho watubwiriye kugira ngo nizo ngiye kukubwira nindangiza soze. Twagiraga ngo ubwa mbere tubanze tumubone, turebe ko utibeshye kuduhitiramwo umukwe mwiza. Icyo twakigezeho nicyo twanahereyeho. Mu by'ukuri twasanze waradutoreye umukwe mwiza, turamushima kandi nawe turagushimira. Amaze guca akenge nabibonye. Ikigira kabiri, twagize tuti kurya bakuru bawe bashaka na ba nyogosenge na ba nyogokuru bashatse utabonye, ariko wazaga wumva amakuru ko hari bijya bikorwa. Hari n'abandi wabonye bakuru bawe bejo nejo bundi, abakobwa biwacu kwa Gasita tuza tubakosha bagakobwa inka. Twagiraga ngo ise wa Merisi aze hano atubwire inka adukwereye, tuzibone tuzishime, maze tubone kugutanga. Iyo mihango niyo twiriwemo hano kandi yose yagenze neza. Gusa turagira ngo tugushimire. Mu by'ukuri hariya kwa Muhinda turasanga utarabaho twarashingiranaga, na burya mbere ukiri muto nanone twarashingiranaga, ariko icyo tugushimira cyane nuko wongeye kugira indi ntambwe yongeye guterwa kugira ngo tuvukanishe no kwa Muhinda butanga bushya. Umuryango wakwifurije isha n'ihirwe, kubyara abahungu n'abakobwa, kugira ubuzima buzira umuze, gutunga ugatunganirwa, n'ibindi byinshi umuntu ashobora kwifuriza umwana we. Maze rero mama, icyo washimye wowe ubwawe natwe twaragishimye kandi twagishimye. Niyo mpamvu ngiye guhamagara sobukwe nawe ngo ahaguruka aze hano. Muhinda rero uyu muhango we rwose ntituwukora wicaye, reka nkunanure ibinya byari byaje, wigire hano nkwereke umukazana wawe. Inka bagukoye uraza kuzumva, ntitwazishoje, twavuze tuzicumbikira ahantu, turavuga ngo turaza kuzivuga wahageze. Igira hafi nshuti yanjye, baravuze abakuru ngo amaherezo y'inzira ni mu nzu. Uyu mukobwa yatojwe na ba nyirasenge, nibo bamureraga, nibo bamufite, nanjye bamumbaye mu kanya. Ndagira ngo bamugushikirize maze ugira icyo umuvugaho, umwaturaho twumve, natwe wumvise hari icyo twatuye kuri Merisi. Arakoze mubyeyi Gasita kuduha uwase Fabiola mwana wanje, turakwakiriye mu muryango wa Muhinda. Nibaguha amashini mbundu. Tuzakomeza tugukunde nk'uko ababyeyi bagukundaga, tuzagutetesha, tuzakubera amaso, tuzakurera nk'uko twareze bakuru bawe. Ndabizi ko uzakomeza kuba ikiraro c'Abasita n'Abahinda. Abazagukomokaho bazongera basubire kwa Gasita. Gasita turagushimiye. Urakoze cyane. Reka ibikurikira tubihereze uriya mwana, turaza kongera kandi kubigarukaho nyuma. Subira hariya waruri hagati y'abasaza bawe mama. Nimuze rero. Karame data, munyemerere duhuze ibiganza dushimire data Gasita ndetse na Muhinda bagize neza kugutumurika Nyampinga. Mwabonye Merci aho yatetse ko atigeze kumwenyura, nta n'icyo yafashe
ati ariko kugeza igihe umukunzi wanjye azaba ahingutse mu marembo y'ubusitani bwo nzanezerwa. Reka nze gusaba Bihozagara umwegereye batere intambwe zingana n'izo bateye ku munsi wa mbere bajya kumusanganira, kandi abakaraza baze kumuherekeza n'inanga ituje, ati umukunzi wanjye nkwiye kumusanganira hirengeye, ati nkamugwa mu byano nkamwibutsa yuko urukundo mukunda rudafite iherezo. Ati umukunzi wanjye atubwo ageze muri gitaramo, ati numva ari umutima wita, ati nibwo ngitangiye, ati muze kunyemerera musanganire. Ati ntuntindire kuko umutima uri kuntuma gusanganira umukunzi, ati jyewe n'umutoza wanjye reka twerekeraho umukunzi atetse. Abaye nka kumwe kwa rugamba atagikoze intambwe mu muryango, umutima utangira kuvumera nk'uvugutira umurya w'inanga, ati umutima ukumbuye aturaho usarura isomba kura amasimbi, ati muraho namwe baramubange, ati gato nawe uraho, ati nari mbizi kutazabura muri iki gitaramo, ati nari mbizi kutazabura hafi ya Fabiola. Abantu baduhanze amaso bakabaye bafatanya na Merci gushimira baramube, bati mwarakoze kubera ko mwahabaye kugira ngo mwari azahoraniye, ati nyemerera duteranize intambwe, ati hanyuma abandi badukurikire tuberekaho igitaramo Kigali tukiremera. Ayo mashyi aremewe ntaze kuba makeya kugira ngo dukomeze duharagire aba bombi. Ati nari nkumbuye kuzakubona, ati nari nkumbuye kuzabona jyewe nawe duteranize intambwe imbere y'imiryango. Mutaragenda reka nsaba abanyamakuru bafatira ifoto mukiraha, ubundi bahita bashakira ibihembo byiza. Mwagize neza. Abari bategereje kuzabona Merci yari kumwe na Fabiola, reka nongere mbasabe mu ntiza umurindi w'amashyi, tunezererwe izi ntambwe, tunezererwe ko bari kumwe, tunezererwe uyu mwiyereko, tunezererwe iki gitaramo twasengeye kikaba gisohoye tukiriguwe neza. Ati uyu munsi nari mbizi ko hari uzagera, ntabwo numvaga ko, ati umutima wanjye wari ufite amatsiko yo kuzabona undi bo munsi imiryango itugaragiye, ati none ubwo uyu munsi usohoye nashimira Imana nte. Reka nze gusaba abamugaragiye gato ndetse n'abasaza be babashakira ibyimbo byiza bibabereye, bicare bagubwe neza, bitegereze igitaramo cy'umukunzi. Reka nsabe Parrain na Marraine bagaruke mu myanya yabo. Ati noneho unyemerere mbanze mpindukire mpobera umukunzi wanjye, ati noneho reka nguhobera imbere y'imbaga, ati nkubwire ko wa munsi twasengeye wageze, kubera ko mutumvise amashyi muvuye subirayo noneho dusabe ko abantu bose bari aha ngaha bajyana natwe muri uyu munezero, twishimane n'aba bombi tugira tuti iyo bahuje niyo muhanga, yarakoze kubaremera ibirori uyu munsi ugasohora tuguwe neza. Ati mukunzi wanjye tugihura unyemere ngo utamirize ikimenyetso gishimangira umubano dufitanye, gishimangira urukundo, kibizingiro ry'ibihe bidashira tuzarambana, ati ntize ikiganza cyawe cy'ibumoso, ati ngitamirize aya makuru imbere y'imbaga, ati ngutamirije ikimenyetso, ati nzirikanye imyaka 10 tumaze muri uru rugendo, ati kuva ku munsi nakubwiraga iri jambo, ati twari batoya ariko dufite mu mutima amakuru menshi, ati none Imana yarayashyigikiye asohoye tukiguwe neza. Reka nsabe umuhereza wa Merci yigeze bugufi, ati kandi uko urukundo ngukunda rwatangiye kuva mu myaka 10 ishize, kuva muri 2016, ati ntabwo turashwana, ati tumaranye imyaka 10 tutarabwirana nabi, ati uko niko urukundo rwacu ruzakomeza gutoha, ati nuko tuzakomeza kumera, ati nyemerera ngushyikirize iki kimenyetso cyuko urukundo ngukunda ruzahorana itoto. Niba mubyumviza ayo mashyi bijyane rwose,
ati kuva mu myaka 10 ishize ntawe urabwira undi nabi, ati nta nubwo twigeze dutekereza kubivamo, ati ko nasanze ari wowe umbereye, ati kandi kuva uwo munsi ntawe uricuza yuko yabanye n'undi, ati uko niko tuzakomeza kumera, ati iki kikubera ikimenyetso cy'uko nzakomeza kubungabunga uru rukundo kugira ngo ruzarambe ingoma ijana. Reka nsamo umuhereza wa merci n'ubundi, ati ibihamenya biracyari byinshi, ati ndacyafite ibihamya byo gushyikiriza, atunyemerere iyi mpano ikubera ikimenyetso cy'uko, ati iyi mpano ikubera ikimenyetso cy'uko uko ibihe bisimburanye n'ibindi nzajya nkugendera impano, ati igitondo n'umugoroba nzajya mparanira ko impano yawe itabura, ati nzajya mparanira ko mu mvura no mu zuba uhorana impano ziturutse ku ndiba y'umutima wanjye. Umwari nawe niko byikiriza. Reka nze gusa muhereza Fabiola yigire bugufi azana impano Fabiola ageneye umukunzi we merci, amubwira ati uyu munsi, ati mu mutima wanjye huzuye ibineza neza ntapima, atariko ishimwe ryanjye ripfunyitse muri iri pfundo, atunyemere ngo ushyikirize iyi mpano ihagarare imbamutima ntasobanura uyu munsi, atariko kikubera ikimenyetso cy'uko utazabura impano turi kumwe, ati nzaharanira yuko ibikunezeza bihora bigwiriye, ati njya nzirikana ibihe twanyuranyemo, ati nzirikana ibihe tugendanyemo. Merci mukanya buriya nubwo atabivuze, ati nzirikana ya note ya 500 wigeze kumuje kunsura ku ishuri, ati nubu ndacyayibitse zadutunga ibihe ibihumbi, ati kandi nzirikana yuko ushyigikiye umuhamagaro uri muri njyewe, ati washyigikiye intambwe zanjye nguwe neza. Reka nze kubasaba mutere intambwe ari Muhinda ari na Gasita bategereje kuzababona mutambagira muri kumwe muguwe neza. Ariko reka dore ko Gasita afite amatsiko menshi yo kubabona mutembera. Reka nze kumva bene Gasita amashyi n'impundu bibarange, twishimire kandi tunezererwe kubona badata batwemere bigire ijuru. Fabiola aragenda yereka merci, ati aba ni badata, aba ni badata wacu, atabangaba ni barumuna ba Gasita, atani bahungu ba Gasita, atabangaba ni bamuyomba, abangaba ni inkingi z'umuryango mugari. Umubyeyi Gasita watwibarutse akaturema amaboko akatwubaka tukubakika tukaba abo kwizerwa, ati rero barakubyaye uhereye none tuze gusaba bene Gasita banditsemo ko Gasita batore agenda n'amakaramu bavivure merci mu bakwe kubera ko atubereye umukwe utuvutsemo kandi yikwije. Reka atabangaba barakubyaye uzabubahe bazagutuma batumikire. Muraza kumva amashyi n'impundu byinshi kwa bene Muhinda kuko banezerejwe no kubona Fabiola atashye muri uyu muryango. Merci nawe niko agenda abwira Fabiola ati uyu ni umuryango wanyibarutse urandera untoza gusenga no gukiranuka, atabangaba bantoje kuba umugabo, atabangaba nibo batumye mba ukwiriye gukunda. Aba ni badata, aba ni badata wacu, aba ni bamuyomba, abangaba ni inkingi z'umuryango w'umubyeyi Muhinda watwibarutse, uzabubahe uzabakunde bazagutume, ati kandi uhereye none ubagize nk'ababyeyi, ati bazakomeza kubungabunga ubusugire bwawe, atuzajya ubaha. Amashyi n'impundu bikomeze guherekeza intambwe z'aba bombi, twizihirwe no kubona merci ari kumwe na Fabiola. Ati uyu munsi twasengeye tukawusengera tutabona icyerekezo, ariko ijuru rikavuga amakuru meza, none uyu munsi akaba yasohoye. Ati dufite impamvu zo kunezerwa, ati tuguwe neza, ati turizihiwe, ati tuguwe neza no kubagira. Ati abangaba n'abatureze mu mwuka no mu mubiri batuma tuba abantu bo kwemerwa, ati rero bazakomeza kukubera ababyeyi. Reka nsabahereza bigire bugufi, reka nsabahereza bigire bugufi kugira ngo Fabiola yakire umukunzi we. Ati ndabizi yuko data yakiriye imfura zaguserukiye, atari kuze kunyemerera kubwitangira ry'uru rugendo, ati no kubwira isango nanjye nkwakire mu ruhame rwa benshi, atunyemerere mukunzi wanjye. Merci niko akomeza kubwira umukunzi we, ati nzirikanye urugendo tugendanye, ati ngukundira yuko mu myaka 10 tumaze, ati twafatanyije kurwanira Imana ishyaka duharanira kuzayubahisha, none ishoje uyu munsi, ati niyo mpamvu nge nawe tuguwe neza, ati twasabye Imana tuyigira umuhigo ngo tuzayubaha,
nayo irabyemera, turayisaba ngo nayo izatwubahisha, none irabishoje. Ati rero uze kunyemerera mukunzi wanjye, iki gitaramo turushaho kuzirikana imirimo y'Imana yakoze hagati muri twebwe. Ati wakire mukunzi wanjye, tugubwe neza, atakira ku buzima bwacu, dusangire uyu munezero. Ati niwumva uburyohe bw'iyi ntango, abatwitegereza. Ati namwe batoza bacu dusangire. Ati nimwumva uburyohe bw'uru rugendo, abantu ari kera bakigira amashyi muyumvise, ariko ibintu bigenda bikomera. Bati ku buzima bwacu muri rugendo tugendanye, amashyi n'impundu biherekeze izi ntambwe. Ati mwizihirwe muberwe. Reka nsabahereza babakire. Gusa umuryango wa Papi Clever bigire bugufi. Papi Clever afite ibigwi byinshi mu myaka yashize. Nari mvuye muri niba ture ndi kumwe na Merci, twicara ahantu tuganira ku rugendo yagendanyemo na Papi Clever. Arambwira ngo uyu muntu arakomeye mu buzima bwanjye. Reka nsaba amashyi amuturwe. Yambwiye ibintu nka bitandatu, ariko ndavugamo bikeya. Icyambere yambwiye ko ari wa mbere wamujyanye mu ndege, kandi ngo yicara muri business class. Ati rero Papi Clever ndetse na Dorcas mwarakoze. Merci nubwo atabimbwiye, ariko kuba ko yambwiye urugendo mwagendanye, yambwiye ibintu byinshi mwakoranye. Papi Clever ngo niwe wambwiye merci, ngo aramubwira ngo ukwiye gutunga imodoka kuko mu cyiciro cy'abakiri urimo, kandi icyo gihe Merci yari afite ibihumbi 200 kuri konti. Aya makuru yambwiye tuvuye muri niba turamubwira ngo ufite angahe, ngo mufite 200, aramubwira ngo ayo ngayo uzayaguremo imodoka. Merci ahita bifata nk'ihame. Ati none imbere y'iyi mbaga, ati nkwambitse uyu mudari kugira ngo bibe ikimenyetso cy'uko uri uwo gushimirwa, uri uwo kubahwa, warakoze. Ati Imana y'amahoro iguhe umugisha. Ati hari igihe nakoranaga na Papi Clever nta mpembe, akambwira ngo singuhembye kugira ngo wige gushaka amafaranga. Ati ibyo urimo ukora ni ibyanjye, tukwiye gushinga ibyawe. Ati niba washingiye YouTube channel bwa mbere, ati ntaramenya ikizavamo. Ati yarambwiye ngo nkwiye kuba umugabo kandi nkwiye gutunga amafaranga. Ngo ya mafaranga ambwiye gutunga yarayatunze. Urabona ahantu ubukwe bwabereye birigaragaza. Niba namwe mubyumva muneza amashyi. Tuneta imisozi yakurwayo n'Imana idahinduka. Yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo. Nawe imisozi yakurwayo n'Imana idahinduka. Yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo. Nawe imisozi yakurwayo n'Imana idahinduka. Ibasha gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Si umuntu wibeshye, ibyo yavuze izabikora. Ntacyo yavuze ngo gihere. Yambwiye ko ntacyo nzaba turi kumwe nayo. Nawe imisozi yakurwayo
ati papi yigeze kumbwira ngo nzubaka urugo kandi rukomeye, ngo nihabaho ingo 5 zikomeye mu gihugu ngo n'urwange ruzabe rurimo. Ati rero Imana irabishoboje. Ati nzirikanye byinshi kuri Papi Clever. Imana y'amahoro iguhe umugisha kandi warakoze. Nzirikanye neza yawe, nzirikanye yuko ukunda kandi nzirikanye yuko wambereye amaboko.